Bagiye bavuga ko abahungu aribo bababaza imitima y'abakobwa, ariko n'abakobwa babaza imitima y'abahungu sometime. Wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Reka nangire inkuru yanjye. Nitwa Micheline, ariko inshuti zanjye zinzi ku kabyiniriro ka Misho. Ndi umuntu utigeze agira muri scolaire, wasangaga abantu turi kumwe ari abantu bandusha imyaka kure. Wa muntu kwitaho akaba ange gardien wawe ku buryo akuvana kuri level imwe akakujyana ku yindi. Abo nibo twabaga turi kumwe. Nizo relationship najyagamo. Ibi byatangiye ndi mu myaka mike. Nari under 15. Nigaga mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Aha niho natangiriye gukundana n'abasore banduta. First love wanjye yari umwarimu watwigishaga biology na chemistry. Yarankunze ku buryo bigaragarira abandi banyeshuri. Icyo gihe twigaga turi externe. Gift ya mbere yamaye yari telefone. Tukajya turara tuvugana, noneho mu gitondo nkagira isoni zo kumureba mu maso. Isaha ye yagera nkahita nkarota. Yaza yambura akaza kunyandikira message ngo class ntarimo irabowa. Hello. He spoiled me for sure. Umunsi umwe rero korari yabo yari buronshinge album, ubundi aranumira amana amafaranga yo kwitegura. Nitwaraga nk'inkumi, ntube wamenye ko mfite iyo myaka. Naragiye ngura wig, ngura inkweto, ngura imyenda byo kuza guserukana, yewe na place yanjye yari ihari isevinze rwose. Ariko hagati aho hari ingando twigeze kujyamo z'aba pathfinder, menyanamo n'umuhungu. Nawe yarandutaga ariko wese byari cyane kuko nigaga muri senior 3 icyo gihe wari kurangiza kaminuza. Yego twese twari twitabira ingando, ariko mu kumenyana kwacu kwatewe nuko mu kwerekana ibikoresho twazanye nasanze nibagiwe Colgate nawe yibagiwe Brossard. So banga ko twese dusohokera rimwe, baratubwira ngo umwe natuma undi. So aranuma, ngarutse nsanga yagiye, biba ngombwa ko njya kumushakisha. Tumenyana gutyo rero, akageza kundeba mu rugo. Nyuma ubwo twe twarasoje ingando, akageza kundeba mu rugo nkamwerekeza, tuma inshuti cyane. Mu rugo barabimenya, nawe nasengeye hafi y'iwabo, tukajya iwabo mu rugo, iwabo baramenya, abavandimwe be n'abanje baramumenya. Nsubiye inyuma rero kwa teacher, ubwo nariteguye njya muri lounge, nsanga ahagaze ku muryango, turasuhuzanya ati wambaye neza ni merci, anyereka aho nicara imbere, njya kwicara mu myanya nyine bari banteguriye. Iyo concert yari iryoheye ijisho pe. Hashize akanyere wa mushuti wanjye abaranyandikiye aka message atunciyeho wambaye neza ni wanansuhuza sha. Nuko ngira amatsiko mubaza aho ari, arahambwira mpita nsohoka njya kumureba, turasuhuzanya. Mu by'ukuri niwe nikundiraga. Teacher sinamukundaga habe na gato. Yari distraction igihe nabaga numva ndi bored. Nuko nsanga wa mutipe hanze yari yaje atwaye imodoka ya papa we. Twigira kuganira mu modoka, concert irangira nasubiye muri eglise. Wa mutipe arantwara, teacher aza no kunshaka arambura. Ngeze mu rugo rero arampamagara ambaza impamvu namukwebye, ati cyangwa waje uri kuri invitation y'undi muntu. Dusanga batongana kuri telefone. Umva uri washwana n'umuntu kuri phone, ariko ukaba ufite undi uhita uhamagara akaziba cyacyuho ku buryo wumva gushwana n'uwo muntu ntacyo bikubwiye. Nanjye nibyo byambayeho. Nyuma rero nagiye ninjiza abantu mu buzima bwanjye batandukanye, ariko teacher we yari option. Namuhamagaraga ari uko mukeneye, kandi nta service nigiraga mwaka ngo yinyime kuko yarankundaga cyane. Umunsi umwe rero naje kubona opportunity, ubwo nari narangije secondaire, mbona scholarship yo kujya kwiga mu Bushinwa, yari full funded kuko n'amatike byose nibo babidushakiye. Nyuma yo kubona scholarship, bankize kuri WhatsApp group n'abandi bana bose ngo babonye iyo scholarship, ariko batarabona visa. Ubwo bwari uburyo bwo kugira ngo communication, gusangira amakuru byorohe. Urumva nari narashyushye ngo ngiye kujya hanze. Akenshi yo navugaga ibintu byanjye byarapfaga mbere yuko binaba. So ibyo rero nari narabicecetse, ndavuga ngo nzabivuga nimara kubona mbonye visa. Visa rero naje kuyibona, bibwira famille, yewe na teacher narabimubwiye, ndetse baranamerekeza. Ngeze mu Bushinwa rero nasanze hari umusore dutegereje njye na mugenzi wanjye, numvaga ibintu byose ari byiza, nta kintu na kimwe nagakeka kugeza kuri uwo munota. Uwo musore yaje kutureba, arangije ati rero mwakoze urugendo rurerure, muze tubanze tujye kurya. Ubwo aratujyana tujya kurya, ariko akaba ari kuri chat cyane, yewaza no kudufotora, dufata amafoto. Aho no twatangiye kugira doute, tumubaza umuntu ari guha amafoto yacu, atubwira ko nabirenze ari ibisanzwe nyine.
nyuma turamubwira ngo atujyane kureba ikigo tuzajya kwigaho. Aratubwira ngo kubera ko amacumbi ataba mu kigo ngo reka tubanze tujye kureba aho tuzarara. Sasa rero mpita njya kuri interineti nshaka info zose za cya kigo, nsanga ahubwo n'ikibaho. Mbyereka mugenzi wanjye, nibwo twabonye sasa ko bashaka kuba badutrafikinze. Mugenzi wanjye atangiye kubaza beta batwaka telefoni, babona ko twabimenye, ubwo telefoni barazitwara. Uwo mushoferi nawe barakoranaga. Twakoze urugendo rw'iminsi 2 tutaragera aho tugiye. Ubwo duheruka bya biryo baduhaye tukihagera, inzara, inyota, ubwoba byari byose, twumvaga tugiye gupfa. Ubwo twaragiye tugezeyo baradusaka, ibintu byacu barabitwaka, badusigira imyenda nk'ibiri. Mu kindi gitondo tumaze kuruhuka baduhaye akazi dukora. Twasanze harimo n'abandi banyarwanda, tukajya dutuburira abantu wakora ibinyuranye n'ibyo bashaka bakakwica ugapfa. Bakoraga ibintu biteye ubwoba wagira ngo hari kuzimu. Wibuke ko telefone zacu bazitwatse, ariko iyo wakoraga neza ukabumvira ukabazanira amafaranga nk'uko babishaka, amafaranga menshi, ntabwo babaga bakikugenzuye cyane, babaga batangiye kukugirira icyizere. Naje kujya kuri FB nandikira teacher musobanura situation ndimo, musaba kuntabariza. Nabaga mfite iminota isetinze yo gukora ibyo bintu. Ikosa rimwe bari guhita banyica, kandi bari barubatse impaya nini, no mu bapolisi hari harimo abo bakoranaga. Ndibuka ari abana bigeze gucika, bageze kuri polisi bisanga babagaruye aho ngaho, umva bahise babarasa barapfa. Nyuma y'amezi 7 rero ndi gustrugglinga nkora ku kazi, mpemuka, ndiganya ibibi byose, naramaze kuba umwe muri bo, nibwo teacher yaje kuntabariza maze nza gutaha. Urumva nari mfite na trauma, teacher mfasha gushaka umutherapist, aramfasha, yambaye hafi pe. Mu by'ukuri yanyerekaga urukundo kandi nanjye nkabibona, ariko naramubabazaga pe. Umutima we narawushenguraga kuko sinamukundaga. Ikindi kandi kumugira inshuti, umuntu nitabaza kenshi mbwira ibyanjye, byamuhaga icyizere ko rimwe bizashoboka. Nyuma rero naje guhura n'umuzungu, turasezerana, antwara imahanga, numvaga inzozi zanjye zibaye impamo. Yamfataga neza, ariko aho menyeye ko nwite biba ikibazo. Ngo yambushije kubyara, atangira kujya nkubita, akampima, ntami ibiryo, ariko iyo numvaga bindenze nahamagara teacher cyangwa mwandikira nkamubwira situation ndimo, numvaga nimbibwira famille banseka cyangwa bakanjajinga. Wumvaga narakize mbayeho neza kuko nashatse umuzungu. Ibyangombwa byanjye nabyo yari yarabinyatse, meze nk'imfungwa ifungiye aho ngaho mu rugo. Ikintu kibabaje nuko amaze no kubyara yabikomeje, akajya ankubitira imbere ya famille ye, akankubita ku buryo bukabije, akankomeretsa. Ibaze ko nari nsigaye mpana umwana na mucyaha, ubundi akambwira ngo papa naza ndamubwira gukubiti. Nkumva biranshenguye, agahinda kakanyica, nkumva ubwo buresi bwo nshaka guha umwana wanjye. Ikindi umuryango we waramwumvaga cyane, njye nta ruvugiro nari mfite, I was just a black slave. Ticaje kumbwira ngo nshaka uburyo mva muri iyo nzu rero ubundi amfashe. Umugabo wanjye naje kumuha ibinini bisinziriza, arasinzira, aryama arasinzira, ubundi turacika njye n'umwana wanjye. Numvaga iyo nyamaswa itandirira umwana ngo azagire uburere. Nihuse mu nkuru yanjye rero ticanganye ku muvandimwe we baramfasha, bamfasha kugaruka mu gihugu n'umwana wanjye. Kuva uwo munsi nzinukwa kujya mu bihugu byo hanze, niyo wamiki sinshobora gusubirayo. Naje gusanga abantu bose nirutsemo nshaka urukundo, nyamara urukundo rwari hafi yanjye kuva kera. Teacher naje kumuha amahirwe, ambera byose nifuje. Nasanze wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Harashize igihe kinini, of course yari yarakuze, ariko yaranegereje mpaka urukundo rwe yararubitse, ararumbikira mpaka rumaye. That was my love story with the teacher. Wakoze gukurikira inkuru, niba yakuryoheye ndagusaba gukanda like, usharinge, usubscribinge, ukande kuri ako kazogera kugira ngo inkuru zose tuzajye dukora uzajye utuzibona.